isomo n'iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli umutwe wa 47 umurongo wa 1 kugera ku wa 9 n'umurongo wa 12. Zaburi ni ya 46, 45 mu dukubo. Naho Ivanjili ni ya Yohani umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 3 n'uwa 5 kugera ku wa 16. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Ubwo aranjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima imikono 1000 yakoresheje umugozi yari afite mu ntoki. Hanyuma aranjyana anyambutsa y'amazi yangeraga ku bugombambari. Arongera apima indi mikono 1000, ari nako anyambutsa y'amazi yangeraga noneho mu mavi. Arakomeza apima indi mikono 1000, anyambutsa y'amazi yangeraga mu rukenyerero. Hanyuma apima indi mikono 1000, noneho y'amazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka, kuko amazi yari yengereye aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, urabibonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira atari amazi aratembagana mu ntara y'uburasirazuba, akamanukira muri Araba maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko aho ayo mazi yinjiye ayo ahasanze aba meza, n'ubuzima buzasagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa. Amababi yabyo ntazigera arabirana, n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo bazazirya, naho amababi bazayakuremo umuti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera bura mu gihe cy'amage. Nicyo gituma tutagira ubwoba naho isi yabirinduka cyangwa imisozi igatengagurikira mu ngeri y'inyanja. Uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Ariko hari uruzi rwagabye amashami agahimbaza umurwa w'Imana, n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi ubutagatifu. Imana iba muri bo rwagati, ntuteze guhungabana. Imana igutabara kuva bugicya. Uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe,
Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Nimuze mwirebereye ibyo Uhoraho yakoze, we wakwije amatongo ku isi. Uhoraho umugabo w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Ibyo birangiye, haba umunsi mukuru w'Abayahudi. Yezu aboneza i Yerusalemu. Aho Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betesida mu Giheburayi, kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, barimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema, bose bategereje ko amazi yibirindura. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yezu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza, turashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye. Iyo ntegereje kujyamo, nsanga undi yamanukiyemo. Yezu aramubwira ati, haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati, none ni umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati, wankijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo ufate ingobyi yawe ugende? Ariko wakijijwe ntiyarazi umukijije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yezu amusanga mu ngoro, aramubwira ati, dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo muntu aragenda abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. Iyo impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yezu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Umunsi Yezu Kristo wapfuye akazuka, mu ijambo rye aje dusanga nk'isoko y'ubuzima, cyangwa se nk'amazi y'ubuzima. Ayo mazi menshi atavogerwa, ariko hanyuze agatanga ubuzima. Agatanga ubuzima mu nyamaswa, mu bimera no mu bantu. Yezu Kristo ni amazi atanga ubugingo. Adusubiza ubuzima muri batisimo. Adusubiza ubuzima muri penetensiya, aratwuhagira. Ndetse usibye no kutwuhagiza amazi, agera kuri akadusukuza n'amaraso ye nyirizina. Ikigero cy'igisibo ni ukwisubiraho, tukijugunya mu mazi aduha ubuzima, Yezu Kristo. Ayo mazi afite ububasha bwo gukuzura abapfu,
cyangwa se byari byarapfuye akabisubiza ubuzima. Ayo mazi afite ububasha bwo guhindura amateka y'ahantu. Tuzirikane nk'ahantu hari ubutayu hongeye kuboneka imibereho, abantu bakahatura. Yesu Kristo ahindura amateka yaho ageze, ahindura amateka yaho ageze, atanga ubuzima. Ntabwo Yesu Kristo ageze ari nka wa mugezi w'isuri ugenda usenyagura. Ni amazi mazima agenda atanga ubuzima ku kiremwa cyose ahuye nacyo. Dushobora rero kwitiranya Yesu Kristo n'amazi yica, tugatinya kuyirohamo ngo tubeho. Tukareba umusaraba tukumva nta wawubambwaho ngo agire ibyishimo, tukawugendera kure, tukarebera penetensiya kure. Teza ko umuntu yahinguka hariya akavuga ibyo byose yakongera kunyurahera. Hari n'abashobora kurebera imihamagaro kure. Yesu Kristo arimo akomanga bakarebera kure, atabandi ntibagendera. Hariya sinakwegera, hariya amazi njye sinshobora kuyijugunyamo. Nyamara abijugunyamo bose babaho, bagira ibyishimo, bagira ubuzima. Ababaye abakristo by'ukuri barushaho kuzura ibyishimo, kuzura ubuzima. Ari n'abinjiye mu muhamagaro runaka, kimwe mu bimenyetso biranga ko Yesu bari kumwe nuko bishimira ko Yesu yabatoye, bakaba babihamagarira n'abandi. Kubera ko Yesu ari ukuri atabeshya, nabo bakumva ko kuba barahisemo uko kuri bibaha bwa buzima Yesu ari bwo nyirizina, kandi bikabahindura inzira iyobora abandi kuri Yesu Kristo. Ni ingenzi ukuri n'ubugingo. Ntabwo rero umuntu agomba kureba gutinya kwinjira mu mazi atanga ubuzima, Yesu Kristo. Ntabwo umuntu agomba gutinya guhura na Yesu Kristo. Ntabwo ari amazi yica, ni amazi atanga ubuzima, ni amazi asukura roho n'umubiri, ni amazi abeshaho. Ntabwo ugomba rero gutinya ubutumwa Nyagasani amuhamagariye. Icyo yaguhamagarira cyose, kandi naho bwaba ari ubumaritiri, niba igihe cyawe kigeze, ntabwo ugomba kugira ubwo bwoba, kubera ko Yesu Kristo aba ari kumwe nawe. Igihe cyose umuntu yinjira aho hantu nk'uwinjiye mu mazi atanga ubuzima. Hanswe rero igihe ari ukuvuga ngo umuntu araba umubikira, umufurere cyangwa umupadiri, ntawe ugomba kubigirira ubwoba na buke. Niba Yesu Kristo aguhamagariye kubaho no kubeshaho abandi, ntugomba gutinya. Ubwoba ntabwo ari ingabire ya Roho Mutagatifu, ni imbuto tubibwamo n'umwanzi Sekibi. Niyo mpamvu tugomba kubutsinda, tugakurikira inzira ya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo tugomba kubutsinda, tugakurikira inzira Yesu Kristo aduhamagara mu byishimo. Yesu rero nyir'impuhwe, aho hingutse abamwakiriye abaha ubuzima. Ni isomo rya mbere
ariya mazi ashushanya Yezu Kristo bwe, kiliziya ye, ubuzima bwose buturuka kuri Yezu Kristo. Abantu rero bose binjiye muri Yezu Kristo nabo bahinduka isoko y'ubuzima ku bandi. Nkuriya mugezi nkuko Yezu nyine yabihanuye muri Yohane 7:37 kugera 39, ni isomo rizasomwa mu minsi mike. Unyemera nkuko byanditswe, imigezi y'amazi atanga ubugingo izamuvubukamo. Ibyo Yesu yabivuze abyerekeje kuri Roho uzahabwa bamwemera. Umuntu noneho ku nkombe z'ayo mazi hakamera ibiti, ubuzima bukahasagamba. Ibyo rero umuntu ashobora kubireba akabibona mu buzima bwa buri wese muri twe. Ushobora kubwira umuntu ati mbwira abo mubana nzakubwira uwo uriwe, mbwira inshuti zawe nzakubwira uwo uriwe, mbwira abo mugendana nzakubwira uwo uriwe. Abo bakugenda iburyo n'ibumoso, nibo nyine uha ubuzima ufite cyangwa se urupfu wifite, byanze bikunze. Abantu bababaye kubera ko babana nawe, kubera ibitutsi byawe, kubera ubugome bwawe, kubera se izindi ngeso mbi zawe n'ibindi byose bibabuza amahoro aturuka kuri Yesu Kristo. Ubwo rero bakwemereye ko musangira ibibi nyine mugapfana mwembi. Buri muntu wese aho ageze bitewe n'ubuzima yifitemo arabuhasakaza, cyangwa urupfu yifitemo akaruha nyanyagiza. Twibuka ko Pawulo intumwa yatwibukije mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinto umutwe wa 15:33 ati ntimuzibeshye kubana n'ababi byonona imigenzo myiza. Ntabwo rero wambwira ngo wowe ngubana n'abantu bo bakora ibibi byabo, ariko wowe ngo ntadupfana nabyo. Ese urumuri n'ubwijima bishobora kugendana? Iyo byemeye kugendana nuko kimwe kiba cyaretse kuba icyo kiri cyo. Urumuri ruba rwazimye cyangwa se mwijima ukabura nyine urumuri rukawutsinda. Icyo gihe ntibiba bikigendana. Yesu rero uyu munsi araduhamagarira kwakira ubuzima atanga kugira ngo n'abandi babwakire. Umubyeyi mu rugo cyangwa se umwana cyangwa se umuntu wese abantu ahura nabo ashobora kubahinduza urukundo rwa Yesu Kristo. Ashobora kubagezaho ayo mazi atanga ubugingo, Yesu Kristo ubwe nyirizina. Ariko se niba ntayo yifitemo biti, ubwo ni ikinyuranyo cyabyo. Ndetse ayo mazi yera imbuto zimwe ziribwa, ibibabi bikaba umuti. Hari abantu batubwira ijambo rituvura, hari abantu duhura nabo tugakira, nkuko hari abo duhura nabo tukarwara. Ngira ngo hari ibintu nyine byitwa ibikomere, umuntu kubera ibibi yakoreye undi bahura akarwara nk'isepfu, ataza biturutse agasepfura, batandukana igakira, baba bari kumwe agasepfura. Iyo ndwara yayitewe n'uwo muntu. Abantu nabo bashobora kutwanduza indwara zinyuranye. Iz'umubiri byo birazwi, ariko n'izaroho mumenye ko zandura.
indwara za roho zirandura, nk'uko n'ubutagatifu dushobora kubukongeza mu bandi, n'ingeso mbi zikongezwa mu bandi. Niyo mpamvu abantu b'ababyeyi bagomba gukurikirana abana babo, bakamenya abantu babana nabo abari bo. Ibyo ni uburenganzira bwabo, cyane cyane abana bataragira imyaka y'ubwigenge, niba navuganya. Ariko nta muntu n'umwe udakeneye guterurwa nkuriya mu ivanjiri bati nabuze umuntu nterura ngo ndohe mu mazi. Hari abantu nabo bategereje ko hagira umuntu basunika ati ariko ubuziki rwose ngo uhure na Yezu, bategereje. Hakabura umuntu rwose abantu bakabahita batasivutse ko n'ubundi yarwaye, yamugaye, yapfuye, yarangije. Toni mu mureke iriya ndaya ninde wayihana ngo izareka birikora? Ntagira n'umwe ugerageza ariko wowe igihe wakoreye ibi ntabwo ushobora kubireka, ko Yezu agukunda, ko guhamagara, ko azaguha ubuzima. Nta muntu n'umwe ufite igihe cyo kumubwira ayo magambo ya Yezu. Muri iki gihe cy'igisibo ni igihe cyo gukora ubutumwa. Umubyeyi Bikira Mariya dufashe, twebwe ubwacu duhinduka amazi atanga ubugingo mu izina rya Yezu. Bityo kandi dushobora gufasha abandi badashaka guhura na Yezu, tubereke urukundo rwe rubakurure. Yezu bahure, ababesheho w'ibyishimo byacu. Singizwa Yezu Kristo wadupfira ukazuka. Umubyeyi Bikira Mariya udusabire, ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho utanga ubugingo, ngwino duhindure, uduhe ubuzima, natwe dushyira abandi mu izina rya Yezu. Ngwino Roho Mutagatifu.